gutaha neza no kwitsinda kuri finale ya Peace Cup kubera yuko bahita babara yuko haratangira hazamo ikibazo abafana bakweshoninga ubuyobozi bwabo, abafana bakweshoninga imitoreze equipe yabo, abafana bakweshoninga abakinnyi babo. Rayon Sport impinduka zirihuta cyane, ako kantira bitejemo rero kasambaratika ibibizi neza yuko ari nako gukapitaliza cyangwa se kubakiraho umwaka utaha n'ubundi mu gihe bazabahangana na Rayon Sport. Baba banabizi yuko irabatsinze gatwara icyo gikombe, iyo boost izo mbaraga iri bugire ziraza gutuma igira Amerika ifite imbaraga nyinshi cyane ndetse inatangira umwaka utaha ifite imbaraga nyinshi cyane. So muri rusange biraba ari match komeye muri iyi weekend. Gusa wenda kimwe mu bintu bituma APR itarahabwa igikombe, amakuru nabashije kumenya nuko batumye igikombe mu gihugu cy'Ubutaliyani, kikaba ari igikombe cyiza gihenze, nahoze numva rwose yuko kihagaze n'agaciro kari hejuru cyane, hafi ngo mu 30 by'amadolari, kikazaba ngo ari igikombe rero bagiye kuzana ngo kizaba rwose atari ibi bisanzwe nyine Finally Rwanda Premier League igiye gusohora igikombe cy'umwimerere cya champion. Amakuru rwose numvisha bavugaga ngo ni igikombe kizaba nyine ari kidesigninze uburyo kizaba ari igikombe gifite ishusho nibuka Rwanda Premier League press conference ya mbere muri imwe muri hoteli hano hafi za Remera, bavuze ko bari gupanga uburyo hagomba kujya igikombe cya shampiyona ku buryo n'ujya unagisanga giteretse ahantu uzajya uvuga iki ni igikombe cya Rwanda Premier League. Nibyo rero ngo bakoze ngo bagitumye mu Butaliyani, kikaba rero kiri mu nzira kiza, ariko ngo kizaba ari igikombe rwose kimeze neza, atari bimwe naguciye mu ijambo bimwe nakubwiraga ejo cyari gutangwa bagatanga igikombe kitari icyo ngicyo kiri gukorwa, ibirori byari kuba ahubwo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu muri seremoni zo guhemba abakinnyi APR igashyikirizwa igikombe cya OG kiri gukorwa, ariko ejo APR niyo yisabiye ko babisunika bikazabera rimwe. Iriya mihango rwose yo yari kubeje ibirori byari kuba. Arumva rero ni amahoro, ni byiza, ntacyo birica ku bafana ba APR. Igikombe baragitwaye, igikombe bazagishyikirizwa, ntabwo ari bya bikombe byabaga bifite imifuniko ihita ivaho, ni igikombe pasibi byo muri Joakari byo muri terera hejuru, umuntu akaza akagura igikombe cy'ibihumbi 300 akagira ikipe ngo ni icya shampiyona. Byibura tugiye kugira igikombe kizwi, ishusho izabizwi ku buryo uzajya wicanga kuri uzi cya Champions League cyangwa ukisi ukabuze ngo ikipe yanjye izahabwa iki gikombe uyu mwaka, yanagisubirana igahabwa n'undi igisa nacyo n'ikindi bisa ku buryo unabibonye ahantu biteretse wenda ari 10 mu myaka 10 iri imbere uzajya uvuga ngo iki ni igikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Ibyo ni byiza rero, reka turebe uko bizagenda kuri iyi match kwa gatandatu. Amwe mu makuru ahari kuri APR nuko Claude azaba yabonetse, nagerageje kuganira n'abakinnyi ba APR match irangiye, Claude nawe yarahara ariko sinabashije kumubona. Mwo twaganire bambwiye yuko Claude azaba ari hatari rwose, azaba twika ari umuriro. Hanyuma umukinnyi wundi wagizemo akanoke twaje kuvugana nyuma ya match ni Kagege, yambwatoya ati nababaye gatoya ariko yahise asubira mu kibuga, atimeze neza ngewe kuri finale nzaba ndi urwembe. Yusuf Dauda nta kibazo afite, arahari, byari icyemezo gusa cy'abatoza kugira ngo adakoreshwa wenda kuri iyi match kugira ngo bamutegure kuri match ya finale. Muri rusange APR abakinnyi bayo barahari bose, Rayon Sport bose barahari usibye Richard ufite amakarita yarujuje 3 ngira ngo abantu barabimenye. Ubwo ibindi iki cyumweru cya derby kigiye kuba gishyushye, kigiye kuba ari icyumweru navuga ngo kirimo amagambo menshi cyane. Nabonye AI yatangiye gukora akazi, bagenda bafata abakinnyi n'abatoza bakavuga, ngira ngo muri kubibona za Rayon APR ziri kubikora kuri social media zabo, biraryoshye bimeze neza. Mu kibuga naho ndatekereza ko bizaba biryoshye cyane. Nagize umwanya wo kuganira n'abantu muri Rayon Sport nyuma ya match ya APR, coaching staff ya Rayon abo twashoboye kubonana bariteguye cyane, bo baranavuga bati buriya ntabwo gutsinda APR ngo bazanayitsinda ibitego byinshi. Arambwiye bati tuzayitsinda igitego kimwe ku busa, kibabaza kurusha ati mpamvu tuzayitsinda kimwe ku busa nuko yidafite ubushobozi bwo kutubonamo igitego. Barambwiraga bati twakina imyaka 2000 atari ko igitego APR ati kuri buriya busatirizi bwayo
bateranyaga imyaka ya Watara n'iya Togwimeri bakambwira ati ku myaka 60 bifitiye irenga ati abangaba nta kintu badutwara bati rero twebwe ni kimwe cy'ingusho ikayoberwa uko bigenze match gasozwa ariko aperi gaseka cyane kabatishaho mwibagirwa vuba atwaguteye 4 stira arahari. Aperi izigamye ibitego 19 muri champion. Rayon Sport izigamye ibitego 8. Ubwo sindebye ibyo bose binjije muri rusange. Wataha niwe top scorer ubu ngubu uyoboye abandi. Rayon Sport muri Rayon. Niwemera umuntu utsinda. Abati Watara tukuva yaza se yadutsinze ibitego byinshi twayadutsinze kimwe nabwo atari gahunda yabanje kuganirwaho uwo bita Watara ngo bamubwiye yuko ari uruhande bari babahishuriye tactique bamubwiye bati uyu musore witwa Bugingo Hakim arazamuka cyane rero mugerageze cyane. Wari umukino mu by'ukuri tuzagarukaho muri iki cyumweru iminsi irahari gatoya abakunzi ba Rayon Sport kuva kuri match ya Marine. Yego match ya Marine hari indi match yaciyemo hagati match ya Gorilla. Gorilla bakinnye igikombe cy'amahoro na champion. Gorilla inshuro ebyiri na Marine. Abakunzi ba Rayon Sport bishimira uburyo bw'imikinire y'ikipe yabo. Baravuga bati nubwo izi match tutazitsinze tukanganya 0-0 tukanganya 1-1 Marine tukayitsinda at least tushe hari ingingo turimo turayibona kandi kuri match iheruka turabona uburyo bw'imikinire kandi match iheruka nanone barongeye kuvuga ko batamwemera onye kuma mutrolinga kuri social media match iheruka ya Gorilla ni iheruka rega ya champion njyabo twari turi kumwe bazi by'umupira abo yagiye utrolingwa n'abafana nyine baba bashaka resultat ariko batarebye biri kubera mu kibuga ariko abafana barezona nyine bazi kurema urumva sorry ntagaruko nta n'umutarezona ahubwo icyo nshaka kuvuga hari umufana nyine w'amarangamutima utarenze match uba wumvise Rugaju kwizigira Rugangura uko cyakwinjira cyafana 3 cyafana 3 akaba ari undi wanariza ati babubatse bati kibuga akavuga ngo turimo turakina iki hari ikipe yawe itsindwa ukayamashyi no mu Bwongereza biraba n'ahandi hose ngo umwamufana ubasha kubona ibiri kuba mu kibuga progress cyangwa wandi ushobora kubwira ngo nubwo twatsinze ariko ikipe ntigenda abo bafana se no baze baba bahari babwira Tare bati atatu wayabonye ariko se urakina iki urakina ute Eradi yaratsinze atwara igikombe ni bitten baravuga ati hoya ntago tuniswe abafana bamukura birukanye umutoza wita Tony Hernandez ari abakabiri muri champion bavuga ati ariko akina igipira cyo hejuru turatsinda kigaba kimwe cyangwa bibiri ariko aradefanda ntago ari mukuri defanda baramwirukana ngo babafana nyine banariza match bakanariza ibibera mu ikipe yabo bakabasha kubyandestanding babanje ushobora kwicaza muri stade bavuga ati mwihangana twatsinzwe ariko turimo turubaka ibintu bakabyumva ntago ari na importe kere ziratandukanye mu mitoreze nka Aperi ntabwo itojwe neza Tarebu ni umutoza ukuze kandi gukura si icyaha nta nubwo umuntu wamuhora ko akuze natwe tuzakura ni ibisanzwe ahubwo ni umugisha kuramba ariko iyo uzi ko utagifite imbaraga zikwemerera kugira ibintu runaka ukora ibyiza ni ukugira timu ibigukorera hanyuma noneho ugashyiramo experience yawe bwa buhanga bwa bumenyi ya mitekerereze iri hejuru kurusha abo mukorana ariko ntushobora kuba ufite imyaka hejuru ya 70 nurangiza ngo uzane n'umwungiriza ari nawe ufite ibijyanye na fitness ari imyaka hafi 70 ntabwo bishoboka kubera iki kubera ko coaching ni ibice by'ingenzi bijya kuba bitatu icyambere umutoza ni igitekerezo umutoza ni nuko wumva ibintu umutoza nicyo bita understanding ikiramo abantu bita philosophy igena ntekerezo ni ubumenyi ufite ku mupira ubwo bumenyi rero buzamo navuga ngo uduce
twinshi cyane ku buryo iyo ugiye kubiburekinga dawuni iyo uri gukora icyo bita gutegura imyitozo ugenda ubicamo ibice uvuga uti wenda tuzakora gutya mu gihe wenda cy'ukwezi, tuzakora gutya muri iki cyumweru tuzaba tugeze aha, tuzakora gutya tuzaba tugeza wenda mu minsi 3, uyu munsi tuzaba tugeze kuri ibi ngibi. Ibyo bintu uko ugenda ubicamo ibice ukora, navuga ngo imyitozo muzakora, icyo ni igitekerezo uba wabyanditse ukabishushanya ukagenda buri kantu kose uko kazagenda. Ibyo ni igice cy'uko ubyumva ku rupapuro ukabikora. Icya kabiri ni igice noneho cyo kugira icyo bita kudemonstra, kwerekana koko ibyo bintu uko ubishaka. Aba bakinnyi baba ari bakuru, iyo uberekereye akantu gato bahita bakumva vuba. Niko bigenda. Mutoza araza akabwira nashushanyije ibi bintu ndashaka ko dukora gutya, ibyo ni ibyanditse ku rupapuro, yarangiza we abazi doze iri buze kuba accumulated n'abakinnyi kuri ibyo bintu yashushanyije, ariko urademonstra, uraberekera. So icyo ni icya kabiri. Icya gatatu mu bice bigira abatoza cyane ni igice cya encouragement, gukomeza kugenda utera abakinnyi akanyabugabo, cyangwa se ni igice cya correction, gukosora. Icyo ni cya kintu mujya mwumva kizamo n'igice rimwe na rimwe cy'igitsure, hahandi umuntu aba atagishaka kubikora ariko ukamwempoza kubikora kubera yuko uzi yuko ntabwo yari yakemera yadozeye. Hari ibintu rero muri ibyo bice byose uko ari bitatu Tareba adakora neza kandi muri aspect. Yego. Iyo baje abantu muri APR bakavuga ati ikosa rya mbere Tareba akora kurusha ayandi yose, ntabwo twitoza ngo ubone twakoze imyitozo yuzuye, gutangira muri warm up ngo dukore warm up kuko abakinnyi barakeneye kuri niveau hejuru, abenshi turaganira banatozwa n'abatoza benshi. Tuvemo tujye mu cyo bita main part, noneho wa mwitozo nyamwitozo dukore kuri break, ubona iduha neza kugira ishusho y'icyo twifuza ko umutoza yifuza ko tuzahora nacyo muri match. Ni umuntu uzakababwira abakinnyi bimwe bya kera bakazenguruka tere, barangiza kuzenguruka tere akubaka materiye, bagakina rondo 6 bakozaho, barangiza agahita akora academy tere, bagahita bakina iminota nka 20, barangiza ngo dushoje imyitozo ngo dutahe. Nta kintu na kimwe, nta defensive block, nta attack, nta animation, donc imyitozo ya AP ntabwo ibiririsha. Nejo bundi tujya kubasura CDS ari ndabyibuka na Ruvuyanga ya mbere umuhamya, naramubwiye ni imyitozo, niba ariyo myitozo ari gukoresha azi yuko afite deribi, ngo yango urabona ngo nukwenda ari itangazamakuru. Ndavuga meno, hari ukuntu ubona umutoza muri icyo ngicyo cyo gukoresha kwizigira niba abanyamakuru baba bahari, umukinnyi adakoze ibintu byiza, uko umukankamira, uko umucyaha, uko umubwira ati wiregeza, uko nyine ya makari y'umusifuzi, cya kintu gituma y'umutoza, cya kintu ubona ukabona ko imyitozo abakinnyi bayifata oseriye, ukabona baragutinya. Ntago mba mbona kabisa iki cyumweru rwose bigaragara tuganira kuri ama equipe no kwitegura yayo. Icyo kintu gihari kuko urebe nka ba Basane Rigoga ejo bundi ngo yagize atya, usibye niba mazigiye bamushinja by'inzoga bongera kumana ejo bundi ngo ageze mu myitozo rwose aravuga ati ni mu nkorere ka boyiro hariya mu Nzove, uzi ko harimo akantu k'agakoni, nkatremo ibipavuro byinshi n'ibisenda ewana mbanze niyuke, ngo yakubise ka boyiro ageze mu kibuga azengurutse kabiri hari ingengabana nta kirimo. Basane waryamye wowe, you see, kuko hari ingingo n'umuntu nyine utihanganira kubona icyo kintu nyine cy'imyitozo time ingufu. Niho hantu wenda harimo ka difference, ni nako twabonye kuri la derby match wanza na Rayon Sport isa nifite imbaraga cyane kurusha APR, ariko sinzi niba bizagaragara kuri match kuko buriya match igikombe cy'amahoro ni finali, hari abari bakiri ku rugamba rw'igikombe. Icyo nzi cy'uyu mukino ufite byinshi biwusembura bizanatanga results zitandukanye n'ibyo dutekereza mu kibuga. Ariko kandi turi kumwe na Action College, ishuri ryiza.